uri burenga ishyamba ni iryacu ni iwacu twariho twavukiye Ančić! Gute kanguka? Nawe kigikapu tugenda turi gushaka n'abagenzi bawe. Oya kutaryamye se. Ryamye ntimwasinzira. Birava vuba.
kintu cyari mfite. Nanjye sinkeze. Ntabagizi ba nabi ariko kiya nanjye n'ubwa mbere nkibonye. Nanjye ejo nahuye n'abagizi ba nabi. Ariko kiriya cyo giteye ubwoba. Kiya nanjye n'igishya kuri njyewe. Nibwo nkibonye. Ngaho rero ngaho genda. Ngaho genda. Oye, ugeze? Nanjye ndagiye ngiye gushaka umwana ejo nabuze. Ejo bahoze baduhiga. None ngiye kumushaka. Oya. Wigenda kuko ntabaye. Nanjye ngiye kugufasha. Kuko nanjye ntabaye reka ngiye kugufasha kumushaka. Ega muzashira. Ariko ninjye uri gutera impuhwe. Ibyana byo mu gikoma cyavuka mwaratese ko. Hari ikintu utegereje uraza kubona aho mbura. Urimo uranseke. Kubera umujinya urimo uratuma n'umwambuzi. Nunseke twewe twarababaye. Abana b'imihanda nta mikino tugira. Iri shyamba waje murarizi. Hari ikigutegereje wowe n'abagenzi bawe. Wewe wigize umutipe mwana nabonye harimo ibyana bya danje. Wese man. Ngiye ngomba kuzajya mgica nkahitana nabisoza. Umunsi karakazi ejo kazaba ari akazi tugomba gushimisha boss mwana. Ko nitutamushimisha seje azaduha akazi. Mwatinze hehe mwe? Twari narindimo gusoza wa muntu. Boss twagasora. Okay, mwagize nta mikino dufite mahangaha. Okay. Ntabwo uziko tuba dukeneye n'imyenda se. Mwagasoje? Twagasoje. Mwahisemo mukuramo imyenda. Twese tumukuramo imyenda fast. Okay, mwebwe muri abantu baga. Muzane mwambike kara kanuza kavanemo burabusa bwako. Ngo kaba kaje muri picnic. Mugiye vuba kandi. Ngo tumushyire imyenda. Ntabwo twaje gukina mwana mukoreshe hereze kavanemo burabusa bwako.